iyi mirimo mu gihe cy'ibibazo ngira tuvuga niko prophet avuze rero kamabwire abantu dukurikiye muri cya gihe cy'urubanza ntabwo Imana izakubaza amamodoka menshi wagendeyemo ahubwo Imana izakubaza ngo ni bangahe wahaye lift yego muri cya gihe cy'urubanza duhagaze imbere y'Imana ntabwo Imana izakubaza imyenda myinshi wari ufite muri garderobe yawe ntabwo Imana izakubaza ngo wambitse bangahe iyo ni imirimo ntabwo Imana izakubaza ngo muri stock yawe wari ufite ibiryo byinshi bingana iki ahubwo izakubaza ngo muri covid-19 iyo ni imirimo yose wagaburiye bangahe iyo ni imirimo ntizaturengera pasa tuvuze ku ariko twajya dute imirimo ntawe Imana izabaza izibukwa amina imbere y'Imana izibukwa haleluya imirimo yabera izibukwa haleluya imbere y'Imana izibukwa uko biri kose umuntu ndukurikiye uzapfa nukuri waba ukomeye waba woroheje waba urimo kongera amashuri menshi waba urimo kongera amafaranga waba ufite titiri ikomeye uko biri kose uzapfa warya neza yaba afite n'amayero kuri konti waba ufite amayero n'amapawundi uko biri kose uzapfa amaherezo n'ungupfa ntaho twaje guhana imfiko barako tuvuga kuri kwa bibiri uko biri kose uzapfa ubwo rero utangiye utegure aho uzapfira hari abantu bari kuri Yesu ariko batarajya muri Yesu abo ni ba bantu bashingiye ku idini bakaba bazi ko Yesu ari umwami bakanavuga ko bamwizera bakamukanisha imirimo ye abo bantu bari kuri Yesu abo ngabo rero ntabwo ari bo Bibiliya iri kutubwira ngo bapfa bapfira mu mwami ubwo upfira kuri Yesu ari ku ruhande nyine ariko upfira muri we arimo ntibabasha gutandukana arimo imbere hahirwa abapfa bapfira mu mwami amen uwo ngo yarangije kwiyambura icyubahiro cy'isi yarangije kugundira gutandukana no kugundira iby'amoko n'amacakubiri yarangije kugundira kuvangura abantu uwo ngo icyubahiro cyagishyize hasi azamura icya Kristo Pastor nibutsa abantu ko uyu mwami tuvuga ntabwo yigeze ashyirwaho n'amatora yego ntabwo yatowe oya ntabwo yatowe ariko kukantu gasobanura neza Pastor ndimo ndabwira abantu badukurikiranye hamwe kuri Rwanda Show yuko uyu mwami turimo tubabwira ntabwo yigeze ashyirwaho n'amatora icya kabiri ntabwo manda ye izarangira ntiyatowe ntabwo yatowe nta manda nta namanda nta konkira muri iki gihe cya covid-19 uyu mwami Jesus ni utarigeze yambara mask muri iki gihe cya covid-19 uyu mwami tuvuga uko bamaze kumusobanukirwa muri Yesu Pastor ntabwo yigeze yambara mask kambishyire mu Kinyarwanda agapfukamunwa uyu mwami yigeze yambara haleluya ba Joe Biden bambaye mask ba Obama bambaye mask umwami Elizabeth umwami Queen Elizabeth ubwongereza yambaye mask ariko Jesus uyu mwami Yesu Shalom ndabashuhuje mu izina rya Yesu nongeye kubakira muri ikiganiro cyiza ndakwibutsa yuko utakora subscribe kuri Rwanda Show wayikora wowe wayikoze igihe cyose wayikoreye uriho ntukayikore kabiri subscribe ikorwa rimwe nyaboneka wowe uyikora buri kanya uko mvuze nagari byo subscribe ikorwa rimwe gusa hari abamwe ngo bavuyeho nuko wayikoze kenshi subscribe ikorwa rimwe nuko iyabonesha ukiyandikisha hanyuma ibyo nkizo byose ukayibona ndagushimiye wowe uri mu Rwanda muri Afrika muri Amerika mu Burayi muri Aziya hose aho nkurikirana mukunda kunyandikira mumbwira ko munkurikirana kandi ko mufashwa n'ijambo ry'Imana tubagezaho n'ibiganiro tubagezaho nkuko rero mubimenyereye hari ubwo nyambabwira baganiza ndi jyenyine uri nkatumye abakozi y'Imana uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'abantu batandukanye abantu badasanzwe basizwe amavuta y'Imana buzuye umwuka wera buzuye n'ubwenge bw'Imana ntabwo ngiye kubatindira tugiye kubakira twibwira nyuma dukomezemo kamera iburyo bwanjye umubyeyi abibwireho mu izina rya Yesu ndabasuje mu izina rya Yesu Imana y'amahoro nibaho umugisha nongeye gushimira rero Pastor wadutumiye kuri ino televiziyo izina ry'Imana nihabwe icyubahiro kandi Imana ikomeze kumuha umugisha ni Pastor Josiane rero ugarutse imbere uje imbere yanyu nukuri turanezerewe cyane kuba kuri ino televiziyo kuri ino channel kubw'inyungu z'umurimo w'Imana kubw'inyungu z'ubwami bw'Uwiteka Yesu naduhana umugisha yeze ku musubira hano ndakoze cyane ni Prophet Bosco mushumba w'itorero Nayoti Christian Church n'umugisha ukomeye kuba hano kuri iyi channel ya Rwanda Show
turanezerewe turishimye ubw'ubutumire bw'umushumba wongeye kuduha ikaze. Dufite igitangazamakuru cyitwa Yesu Arakiza TV. Yesu Arakiza TV. Igitangazamakuru cya gospel, ibyo ducishaho ntabwo bihabanye na gospel, ni inkuru z'umurimo w'Imana, ijambo ry'Imana, dutumira abakozi b'Imana batandukanye. So nawe nukenera kugira ngo ukurikirane Yesu Arakiza TV, nta kibazo rwose wajyayo ugakora subscribe kuri Yesu Arakiza TV. So rero ndanezerewe kuba ahangaha pastor. Amen. Mani gumfo Yesu n'ubwa mbere. Asante. Sagusanya umwaka watanye n'ubwo rugarutse. Yesu Arakiza TV rero bajye bakurikiranaho. Umva uri Yesu Arakiza. Pastor Jose nawe ngira ngo nawe ufite channel yawe abantu ujye uvuga babwire bose bakurikira badukurikirana bakonye bwa mbere kwirwa itaresho. Bamenye ko nawe ufite Okay, nanjye mfite televiziyo bita Agakiza Kukuri TV. Agakiza Kukuri. Ugiye rero ugasacinga ugashaka Agakiza Kukuri TV wasanga inyigisho zacu. Ubwo nuhagera uzakora subscribe kugira ngo ujye wumva inyigisho zacu. Ni inyigisho z'urufatiro urabyumva nyine na Agakiza Kukuri. Bisobanura ko hari n'utundi dukiza cyangwa se mbega twabonye ko tugomba kuvugaho kuri iyo televiziyo Agakiza Kukuri k'umwimerere kava ku mwami Yesu, kandi tuvuga ibintu biturutse mu ijambo ry'Imana rya Bibiliya. Nta mfasha nyigisho dukoresha. Ubwo uzahagere rero uzumva ubutumwa bwiza. Yesu aguha umugisha. Muhawe ikaze, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Kadusome mu Byahishwe 14 igitabo nicyo gitabo cya nyuma gihera cya Bibiliya. Byahishwe Yohana 14:13 avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ibyahishwe 14:13 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, Yohana wandika akavuga andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyana nabo ibakurikiye. Amen. Yo ijambo ry'Imana. Hahirwa bapfa bapfire mu mwami. Basabuze muherwa bapfa bapfira mu mwami. Ndakumva rwose. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ntabwo hahirwa bapfa bapfire mu cyubahiro. Ntabwo hahirwa bapfa bapfire mu idini. Ntabwo hahirwa bapfa bapfiriye mu butunzi bukomeye. Ngo hahirwa bapfa bapfire mu mwami. Prophet gupfira mu mwami ni gute? Urakoze cyane. Wadukujya batupfira mu mwami ni gute? Ijambo Pastor Rwayitare asomye, ijambo ryatubwiye ngo numva ijwi rivuga ngo hahirwa. Ukuvuga ngo abo bantu barahirwa. Ni abanyamahirwe. Ni abanyamugisha. Abo bantu bapfira mu mwami. Ni abanyamahirwe. Ndashaka kugira ngo mbikuriyo gake gake. Babwira inyungu kwanza bafite. Abantu babanze basobanukirwe ko ndashaka gusobanurira abantu uyu mwami wari. Ukuvuga ngo ijambo riravuze ngo numva ijwi. Ijambo rya mbere numva ijwi. Kabiri rivuga ngo hahirwa. Abo bantu ni abanyamahirwe. Ni abanyamugisha. Barahiriwe. Abapfa bapfiriye mu mwami. Noneho ikibazo Pastor Rwayitare yarambajije gupfira mu mwami nk'umuntu udukurikiranye hano kuri Rwayitare show. Nabanza asobanukirwa ubundi gupfira mu mwami niki. Rero kugira dusobanurira abantu ijambo akirisoma ngizeho meditation. Tekereje ibintu byinshi. Ariko kugira ngo tumenye abapfira mu mwami katubanze dusobanurira abantu uwo mwami wari. Kuko uyu mwami tuvuga ntabwo ari Rwabugiri. Umwami tuvuga ni Yesu Kristo. Amina. Kuvuga ngo rero abapfira mu mwami ntabwo uyu mwami bavuga aha ngaha ari abami batandukanye baba hano ku isi bo mu isi. Oya, nabapfira muri Yesu Kristo. Bagafa bari muri Kristo. Kugira ngo byumvikane neza turifashisha urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu bice byaho 4 n'umurongo waho wa 5. Uzi ukuntu havuga? Haravuga ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubwiriza abantu Yesu Kristo yuko ari we mwami. Amen. Pastor abyumva? Uvuga ngo nitubwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubwiriza
abantu yuko Yesu Kristo ari we mwami. Katuwasome kugira ngo wenda mubyumve neza. Ni mu Rwanda rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto mu bice 4 n'umurongo wa 5. Mvukuntu havuze haravuze ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya Yesu Kristo ko ari we mwami. Uvuga ngo rero ijambo twatangiye dusoma mu byahishuwe pastor yahasomye havuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Uwo mwami rero abantu babanza mumenye uwo mwami ni Yesu Kristo. Nujya mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 5 n'umurongo wa 12 ukuntu havuga haravuga ngo ufite uwo mwami ni nawe ufite ubugingo. Ngo ariko udafite uwo mwami nta bugingo afite. Niyo mpamvu rero iri jambo ririmo gu iri jambo ririmo vitamine ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Basta ntagara abantu bapfa ari uko bapfanye amafaranga. Sabapfira mu cyubahiro cy'isi. Sabapfira mu butunzi. Sabapfira mu idini. Ko ni idini basabana. Nabapfira mu mwami. Ariko uwo mwami abantu babanjije kumusobanukirwa. Si Rwabugiri, si Musinga. Nta nubwo ari na Muswati. Si na Muswati. Wa mwami washatse abagore ufite abagore benshi. Mu buri mwaka ararongora. Uyu mwami tuvuga ni Jesus Christ. Muri iki gihe cya COVID-19 uyu mwami Jesus ni utarigeze yambara mask. Mu giprofeti. Muri iki gihe cya COVID-19 uyu mwami tuvuga uko bamaze kumusobanukirwa muri Yesu pastor ntabwo yigeze yambara mask. Kambishyire mu Kinyarwanda agapfukamunwa uyu mwami yigeze yambara. Haleluya. Ba Joe Biden bambaye mask. Ba Obama bambaye mask. Umwami Elizabeth Queen Elizabeth ubwongereza yambaye mask. Ariko Jesus uyu mwami Yesu nta mask. Agapfukamunwa yigeze yambara. Rero abangaba bapfa bapfiriye muri uwo mwami. Haleluya. Wateguye insanganyamatsiko nziza. Amina. Nziza. Kuko ndumva ni mukuzuzwa ni gufatwa. Uyu mwami utarambaye mask atajya yambara mask. Nta n'urukingo ategereje. Uyu mwami niwo tuje kubabwira. Abapfa bapfiriye muri. Hahirwa abapfa bapfiriye muri. N'abanyamugisha. Barahiriwe. Mana yanjye. Tuziya wumvise? Nabyumvise. Ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Iri jambo se navuga ngo iki? Haleluya. Yuzuyemo imbaraga zo gusigwa. Ngira ngo uwo mwanya mituvuga Pastor Bosco aramuvuze. Ni umwami kwanza w'abami. Umwami w'abami. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ntago ari abapfa bapfiriye ku mwami. Ahubwo abapfira mu mwana. Yesu atugirene. Abapfira muri we. Ntabwo ari abapfira kuri we. Abapfira muri we. Abapfira muri we rero. Ariwe. Haleluya. Mbega inspiration y'ijambo ry'Imana. Abapfira muri we. Cyamugafashwa aho uri hose mu bihugu bitandukanye. Mu migabane itandukanye. Ukumvira ijambo turi kukubwira yuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Amen. Iyo bavuze ijambo guhirwa mbonamo ikindi kintu. Nuvuga ngo udahiriwe abafite umuvumo. Yesu atugirene. Udahiriwe ni contraire y'umuvumo. Ariko hano haratubwira ngo noneho hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Yani magambo abapfa badapfire mu mwami bafite umuvumo. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Kubera ko ijambo ry'Imana nyine muri Yohana rivuga ngo abaciriwe uwo mwami Yesu nibo bahinduriye kuba abana b'Imana. Bafashe bahise bahabwa laissez-passer cyangwa se ubushobozi. Sinzi uburyo nabivuga ariko passport cyangwa se identification yo kwitwa abana b'Imana. Bivuze ngo abangabo ntago ari ibinyendana. Abangabo ntago ari ibibyarirana. Ahubwo nabana b'umwimere. Haleluya. Nabana original kandi ijambo riravuga ngo abari muri Kristo ngo ntateka bazigera bacirwa. Amina. Ntateka kubera yuko rwa rupfu rw'iteka rwa rubanza rw'iteka ntarwo bazinjira kuko bandikiwe ubugingo badashobora kwamburwa n'umuntu badashobora kwamburwa n'abakomeye badashobora kwamburwa n'amagereza yewe na Satani ntago yabubambura kubera iki
bahindure kuba abana b'umwana. Haleluya. Abo nibo bahiriwe. Reka mvuga ahantu neza Havuge neza ni ukuvuga ngo abo bantu rero nubwo bakora icyaha babasha kwihana bikemera kuko hari umushinjura witwa amaraso ya Yesu. Hari umushinjura. Amaraso hari umushinjura. Nako noneho haleluya. Ndizera ko mumuko hari umushinjura. Muri kumva iryo jambo mwambabariye mugafashwa ko mwifashe hari umushinjura. Yewe mana we. Abo ngabo bapfa bapfira mu mwami nyene. Icyambere uwo mwami ntago ari ku ruhande, ari muri bo. Amen. Kuba ari muri bo rero niba napfa, amen, bazajya muri we. Amen. Bapfire muri we. Abo rero ngo barahirwa. Ntabwo tuvuga ba bantu bazapfa bapfiriye mu byubahiro. Hari abantu bagundiriye ibyubahiro babibamo bumva ko bazapfira muri byo. Twebwe turavuga bapfa bapfira mu mwami. Yesu atugire reka niye gukomeza ijambo. Prophet, hari abantu bakomeye mu madini. Umuntu akaba akomeye ku idini ndetse akomeye mu idini. Sinzi ko nyumvise. Akomeye ku idini anakomeye mu idini. None se ubwo we nagahiriwe? Ntabwo hiriwe. Agaciro ni ukuba muri Yesu Kristo. Aho ngaho niho hari ubuzima. Ariko wari uzi ko reka niko guca mu ijambo. Wari uzi ko hari abantu bari kuri Yesu batari muri Yesu. Hari abantu bari kuri Yesu ariko batarajya muri Yesu. Abo ni ba bantu bashingiye ku idini bakaba bazi ko Yesu ari umwami bakanavuga ko bamwizera bakamukanisha imirimo ye. Abo bantu bari kuri Yesu. Abo ngabo rero ntabwo ari bo Bibiliya iri kutubwira ngo bapfa bapfira mu mwami. Ubwo upfira kuri Yesu ari ku ruhande nyine, ariko upfira muri we arimo ntibabasha gutandukana. Arimo imbere hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Amen. Uwo ngo yarangije kwiyambura icyubahiro cy'isi, yarangije kugundira gutandukana no kugundira iby'amoko n'amacakubiri, yarangije kugundira kuvangura abantu. Uwo ngo icyubahiro cyagishyize hasi azamura icya Kristo. Pastor, nibutsa abantu ko uyu mwami tuvuga ntabwo yigeze ashyirwaho n'amatora. Yego. Ntabwo yatowe. Oya ntabwo yatowe. Ariko kugasobanura neza Pastor. Ndimo ndabwira abantu badukurikiranye hanga kuri Bayitare Show yuko uyu mwami turimo tubabwira ntabwo yigeze ashyirwaho n'amatora. Icya kabiri ntabwo manda ye izarangira. Ntiyatowe. Ntabwo yatowe. Nta manda. Nta na manda. Nta kontra. Iyo uri muri Yesu ugapfira muri we. Ubundi twe nidupfa turasinzira. Urumva tuba dusinziriye n'ubundi hepfo baravuga ngo umwuka arahamya none. Ngo baravuga ngo baruhuka ngo bakabaruhutsa imirimo ya baruhutse. Ngo abahire bapfira muri Kristo. Ntago barasinzira nukuruhuka. Bararuhuka. Bari muri pause. Bari mu kiruko cy'imihati yabo. Ndakwifuza aho dukurikiye ube muri Kristo, ube muri uwo mwami. Pastor Joseph yasobanuye ngo sukuba ku mwami nukuba mu mwami. Haleluya. Sukuba mu idini rivuga uwo mwami nukuba mu mwami, ukaba muri we akaba muri wowe, ukagendera muri ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ngo musibinye wowe musibinyenda ntabwo bingenda sibibyarirana sizamaye bobo ziza barabyawe bisumba byose. Ariko urumva ko gaciro ko kuba mu mwami ukabugira ubushobozi. Haleluya. Amen. Ijambo ndafashijwe ngo baruhuke imirimo hati ya baruhuke imihati. Abantu bamaze gusobanukirwa uyu mwami tuvuga bamumenye. Ndibaza ko batangiye kubabwira ko ngo ufite uwo mwana nawe ufite ubugingo, ariko utamufite nta bugingo agize. Rero ngo baruhuke iki? Imihati, imiruho, stress. Basta stress ziri hano hanze hagataho ukibivuga. Ndashaka kubaza iyo iteka umuntu apfuye bose bango niyiruhukire. Noneho se hari abataruhuka, hari abaruhuka n'abataruhuka. Bozo ukavuga kansobanura hari abaruhuka n'abataruhuka. Baba nakumbwirije Pastor. Ijambo ry'Imana mu Batesalonike mu bice nka 5 muze kuhasoma. Haravuga ngo abapfa bapfiriye muri uwo mwami Yesu Kristo, ngo abo ngabo ntabwo bazigera bapfa urupfu rw'iteka ryose. Yego. Kuvuga ngo hari impfu n'ebyiri. Hari ugupfa bakagenda gushyingura hari wabo twese hari Rusororo n'ahandi hose. Noneho rero
ijambo ry'Imana ryo riravuze ngo hari impfu zigeze mu moko abiri, hari urupfu rw'iteka ryose, hakaba n'urupfu noneho twebwe Bibiliya yita ko ari ugusinzira kuri babandi bari mu mwami, bari mu mwami, twe tuzakangurwa n'ugusinzira. ko Yesu ngo azahamagara itoro narihamagara ngo abapfuye bapfiriye mu mwami, ibitoro bizibwiriza urabyumva rero, abo ngabo bapfiriye mu mwami ntabwo bazigera bapfa urupfu rw'iteka. ubwo rero abantu badapfira muri Yesu Kristo bafite ikibazo. Niyo mpamvu umuntu udukurikiye agaciro kawe nuko ufite Kristo Yesu, nuko uri muri Kristo. Umukozi Imana avuze ngo dukurikiye agaciro kawe nuko uri muri Kristo Yesu, kuko kamanzwe ka pastor avuga uko biri kose umuntu udukurikiye uzapfa. Nukuri waba ukomeye, waba woroheje, waba urimo kongera amashuri menshi, waba urimo kongera amafaranga, waba ufite titiri ikomeye, uko biri kose uzapfa. Warya neza, yaba afite n'amayero kuri konti, waba ufite amayero n'amapawundi, uko biri kose uzapfa. Amaherezo ni ugupfa. Ntaho twaje guhana imfi kubara ko tuvuga kuri kwa Bibiliya, uko biri kose uzapfa. Ubwo rero utangiye utegure aho uzapfira, kuko hari abahiriwe, hari abapfira mu mwanya tuzabikomeza. Oya, utaranakomeza cyane baravuga ngo ikintu cyose gihumeka gifite ubuzima, gifite itangiriro kikagera n'iherezo. Uvuze rero ko abantu bazapfa ntabwo urakora icyaha, kuko ikintu cyose gifite itangiriro kikagira n'iherezo. Gasubiremo neza. Ikintu cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo. Abadukije babyumvise. Niba ufite itangiriro nawe ufite iherezo. Nimba itangiriro waratangiye uvuka, uzagera no ku iherezo upfa. Ntabwo twashe uko biri kose. Uko biri kose. Oya pastor, naguciye mu ijambo. Urabona hari igihe bakwita umujeri, ariko hari igihe bakwita muzehe. Ntabwo wabikuraho, kandi cyo wahindura. Barakwita viye, barakwita muzehe. Rero hari itangiriro n'iherezo komeza. Numvaga rero ngize akandi kantu nshobora kubasobanurira. Gupfa hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Urumva uwo muntu mbere yuko apfa kwanze yarari mu mwami. Cyane birumvikana. Noneho igihe kiragera, noneho apfiriye no mu mwami. Mita nibuka umugaragu w'Imana Pawulo aravuga ngo imbere y'ibyaha nagaragaye nk'umurambo. Bigaragara ko abo bantu bari muri Kristo batari kuri Kristo, hari uburyo babasha no gupfa bakiri mu isi ariko bagapfa imbere y'ibyaha. Ubusamanyi bwaza ukavuga ngo ngiye narapfuye ndi umurambo wacyaha. Urwangano rwaza ukavuga ati buriya napfuye kera, ntago rwose ngewe ndi muzima imbere yawe warwangano. Abo bantu babanza gupfa bakiri no mu isi, bagapfa ku byaha, bagapfa ku nzika, bagapfa mu kugambanirana, bagapfa kutababarirana, bagapfa mu bintu byo gukira. Umva, ubujura bwaza ugahagara imbere yawe ukababwira ati rega ngewe rwose ngewe narapfiriye muri Kristo, komeza ushaka urugendo. Abo bantu bapfa bakiri no mu isi, noneho kuko urugendo rurakomeza. Munyemerere, uyu muntu upfa agapfira muri Kristo n'ubundi urugendo rwe ruba rugiye harakiri mu isi, akomezanya urugendo. Rero noneho agapfa akajya muri Kristo, agapfira muri Kristo, agakomeza ubuzima bw'iteka. Amen. Haleluya. Hahirwa abapfa bapfire mu mwami. Uko biri kose uzapfa, uko Imana tuye ngo igifite itangiro kigiherezo, kandi uko niko kuri. Uko biri kose wakwifata neza, wakwivuza neza, warya neza, wagira ute. Yagira za insurance zitandukanye, wajya mu yini, wahora mu ndege mu mahanga, wakora amapawundi n'amayero bivanze. Yewe uko biri kose. Niyo warindwa n'abakomeye bate, igihe kizagera uve mu isi. Rero ariko biravuze ngo hahirwa abapfa. Hari abazava mu isi bahiriwe, hari abazapfa bahiriwe, ariko hari abazapfa badahiriwe. Kuko Imana ivuze neza ngo iyo jambo guhirwa itandukanye n'umuvumo. Ngo udahiriwe afite umuvumo. Ngo hari urupfu rw'umuvumo, hakaba n'urupfu rw'umugisha. Haleluya. Wowe dukukiye nibaza ko maze gutora byinshi. Reka tugana ku musozo bakoze Imana. Ngo bazaruka imirimo yabo, ngo imihati yabo, ngo imirimo yabo ibakurikire. Yego. Imirimo yabo ibakurikire. Ago pastor wavuze kuri iyo mirimo gato. Imirimo yabo ngo ibakurikire. Turasoza ngo imirimo yabo ibakurikire. Ariko mbwirira abantu ko abantu batazakurikirwa n'amafaranga batunze.
uzi ko hari abantu bafite amafaranga mu mabanki bagize nk'idepo nta none ndabona bayahambana nta nubwo bashobora gufasha abakene ngo bafashe n'imfubyi akaguca akagenda abona bayakomeyeho kandi atazabaherekeza ariko ngo abo bahire bapfuye mu Kristo ngo imirimo yabo ibakurikiye ntabwo ari amafaranga yabo ntabwo ari amafaranga si amazu yabo ariko kanze nkubise si ubwiza bwabo si titre zabo ntabwo ari uburanga ntabwo ari amaposte bafite uyu munsi ntabwo ari ibyubahiro bafite ntabwo ari amaviza abatumaho bashatse bahinduranye ndende imirimo yabo reka ngiye abakozi b'Imana ngiye munyamera mvuge ku muri iyo mugeze aho ngaho ndaha turasoza muhumure tugiye gusoza ntabwo tubarambira rwose mutubabarire vuga ku mirimo iherekeza ariko ngewe naje gusanga imirimo iherekeza abera ni ikintu cy'agaciro pasanga ntabwo byabitaje tureba reka ibi ni ibyondo agaciro ni imirimo uzi ko imirimo ariyo yerekana umuntu uri muri Kristo neza imbere atari amagambo gusa imirimo noneho Bibiliya tubwira ngo iyo mirimo izaherekeza umuntu uzi ko iyi mirimo yaherekeje umugore witwa Tabita byakozwe n'intumwa yari yapfuye 9 arangije ya mirimo uzi ko imirimo yavuganye n'urupfu pastor cyane ivugana n'urupfu imirimo ya Tabita yafashaga abapfakazi reka nze nkwibutsa ahantu waruzi yuko imirimo udategereje kuyikorera ku Mana yamanutse n'ibishura ntayo uzabona ahubwo imirimo imirimo nimba ukoreye imirimo y'Imana ukabuze ko wubaha Imana uyigaragariza mu bantu yaremye ukiriho utarapfa niyo mpamvu abapfakazi n'imfubyi zararize zibwira Imana ati Satana abyumve ikuzimu babyumve nawe Uwiteka ubyumve ntabwo uyu nguyu ashobora gupfa dore imirimo ariko si imirimo kwitoroshya ariko noneho Tabita yumva yuko ibirego by'iki kuburana kw'abapfakazi gufite ishinge imirimo ituma Imana yumva urubanza rwawe ko rufite ishinge haleluya arangije baravuga ngo tugiye gushaka umukozi w'Imana ngaho ngo Petero ngo ufite amavuta erega haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari hari abantu bagifitiye ikizere n'Imana nubwo hari abandi Imana yarangije gushyira nk'akarongo bameze nka ba Sawuli bakiyobora baraciye ku ngoma reka tubivuga ariko nta kibazo ubundi siko hari Imana igifitiye ikizere hari abantu Imana igifitiye ikizere muri abo Petero yarari baramushaka araza amen ariko abakozi b'Imana bafite agaciro nubwo uyu munsi byahindutse ariko hari abakozi b'Imana bakwiye kubaho uzi ko bakibuva ngo reka ngo tujye kumushaka uzi ko batamushaka Imana itari gukora uzi ko ninjiye mu bintu bikomeye ariko bamenye neza ko umuntu harimo n'imbaraga z'Imana barabyizera ko bamuha respect baramwubaha abakozi b'Imana muri bo hari Imana ishobora guhindura amateka n'usobanukirwa ko umuntu ari umukozi w'Imana itwararika baramuka baramuzana umukozi w'Imana kubera ko imirimo nawe yarayumvise abo bantu imiborogo yabo Petero yumva abo bantu bafite reza byo bavuga birafatika uzi ko hari imirimo ikuvugira utaravuga uzi ko Tabita hari yarageze atari kubasha kuvuga yapfuye uzi ko byari byarangiye imirimo iravuga none ariko umukozi ufite gusiga haleluya ngo abwira Tabita ngo haguruka ngo amubahereza bari bazima sibyo amubaha ari bazima bivuze ngo rero pastor ngiye gusoza ngo uhereze imirimo none ijambo ry'Imana riragarutse ngo imirimo yabo irabaherekeza iyo ngiyi batuza hafi y'umwami w'abana imutuza hafi y'Imana ikomereze ndumva afashijwe ndashaka kuvuga kuri iyi mirimo turasoza ngo imirimo ngo abarirwa bapfire mu mwami ngo bazaruka imihati yabo ngo hanyuma haze ikintu bita imirimo irabaherekeza avuze ku mirimo yazuye Tabita ni nayo mirimo ngo ikurikira abantu hari terime iri hano hanze ariko irejejwe burya iyo umuntu wakoze ikintu cyiza hari terime ivuga ngo niyubahwe rero imirimo ku mukristo yubaka ntangize n'iryo jambo imirimo niba uzi kuri umukristo imirimo myiza niyubahwe pastor niyubahwe hano kuri mwabyumva abavandimwe kuri Hirwa Itare Show turiho hano kuvuga butumwa twaje umukristo
uzi neza ko afite imirimo myiza niyubaho kuko ijambo ryavuze ngo imirimo yabo izagira gute izabaherekeza ibakurikira kandi tubonye uburyo imirimo yazuye Tabita ubwo no mu ijuru yakurikira kuko nabona ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo munsi ngo umurimo wose wakoze ukiri mu isi mu yandi magambo ugihumeka ngo uzageragereshwa umuriro ngo umurimo uzakongoka uzaba ari pirata ayiwe mana imirimo basa kamubwira abantu babwiriye ngo abantu bakwiriye gushaka ingingo ibarengera yego mu gihe cy'urubanza abantu babwirwa bakwiriye gushaka ingingo ibarengera yabivuzeho neza Tabita irangingo yaramurengera iyo umuntu arimo asobanura ibintu ngenda ngira revelation ni ukuvuga ngo Tabita buriya iriya ni ingingo yamurengeye kandi yapfuye mu itegeko rimurengera bacukuye bagiye kumushyingura umva byarangiye ingingo ivugana n'urukundo imirimo rero mu gihe cy'ibibazo irakurengera amina iyi mirimo mu gihe cy'ibibazo ngo iratuvuga niko prophet avuze rero kamabwire abantu dukurikiye muri cya gihe cy'urubanza ntabwo Imana izakubaza amamodoka menshi wagendeyemo ahubwo Imana izakubaza ngo ni bangahe wahaye lift yego muri cya gihe cy'urubanza duhagaze imbere y'Imana ntabwo Imana izakubaza imyenda myinshi wari ufite muri garderobe yawe ahubwo Imana izakubaza ngo wambitse bangahe iyo ni imirimo ntabwo Imana izakubaza ngo muri stock yawe wari ufite ibiryo byinshi bingana iki ahubwo izakubaza ngo muri COVID-19 iyo ni imirimo yose wagaburiye bangahe iyo ni imirimo ntizaturengera pasa tuvuze ku ariko tujya dute imirimo ntawe Imana izibukwa amina imbere y'Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa haleluya imbere y'Imana izibukwa haleluya Ibyahishwe 11:13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyane nabo ibakurikire Ibyahishwe 14 uza gusubiramo mu izina rya Yesu Kristo hahirwa abapfapfira mu mwami uko biri kose uzapfuza ava mu isi ariko hariho abantu bahiriwe mu ipfa ryabo hari n'abandi badahiriwe injira mu mwami kugira ngo mu gufa kwa uzabuhiriwe nubwo waba uri mu idini rikomeye wapfa kwagurekeza mu cyubahiro nubwo isi yakubaha upfuye nubwo wavuga disikuru nziza nubwo bagutaha ko wagiye umukomeye ariko Imana ni igenzura byose ni Imana izi byose hahirwa abapfapfira mu mwami bakoze Imana muhabwa umugisha hahirwa abapfapfira mu mwami sabahiriye upfe mu mafaranga sabapfire mu cyubahiro sabapfire mu idini sabapfire mu mafaranga menshi n'abapfire mu mwami ngo bazaruhuka imihati yabo kandi ngo imibabaro bizabakurikira shaka imimo mu Kristo mwene data shaka imimo izaguherekeza imimo yazuye Tabita imirimo izaguhesha ikamba imirimo hahirwa abapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke imihati yabo imirimo yabo izabakurikira utari muri Kristo jya muri Kristo umwami araguhamagara hahirwa abapfa bapfira mu mwami bakoze Imana muhabwa umugisha hahirwa abapfa bapfira mu mwami sugupfira mu idini sugupfira mu cyubahiro sugupfira mu mafaranga n'abapfira mu mwami Imana ibaha umugisha utari kwa subscribe reka uyikore wumve ijambo ry'Imana Imana ibagire neza hahirwa abapfa bapfira mu mwami amen hahirwa abapfa bapfira mu mwami amen Imana ibaha umugisha.